iribagiza mushiki wanjye, ndabizi ubu warakoze ndetse ndabizi neza ko waciye muri byinshi bikomeye kugira ngo ugere aho ugeze, ariko nanjye uyu niwo mwanya mfashe wo kugira ngo gushakishe mpaka nkubonye, kandi byize neza ko nzakubona. Isano y'amaraso dufitanye aza Iribagiza mbere yuko azahura na Iribagiza, ndagira ngo tubanze dushimire umuryango w'iwabo wa Cyusa, ndetse tubanze turirimbe kano karirimbo nziho akantu gatoya kavuga ngo umunsi Imana yakwibutsa aho utuye bazabimenya, umunsi Imana yakwibutsa uwakwangaga azagukunda, abakuvugaga basubiranemo, umwe ati sinjye wabivuze, undi ati sinjye wabivuze, maze uhabwa ijambo kumugaragara izuba riva, kumugaragara izuba riva. Ariko umushu umeze neza, nimba umeze neza ni neza wowe dusanga. Nawe mushyashya twiyungeho mu muryango mugari wanyu, nawe ujye mu muryango, reba aho hasi hari buto ya subscribe ubanze uyikandeho, ntukagende udakoze subscribe kuko n'abandi baba barayikoze umushu. Noneho zana ka gatebe nkubwire byose, umushu naje nje kuguha ibintu byizewe bitarimo kubeshya. Narakubwiye ati wowe ureba kino kiganiro kugeza birangiye umenya byinshi, nta nubwo ugenda uvuga ngo bambeshye, ariko iyo ugicikirijemo hagati uhita uvuga ko bakubeshye umushu. Kandi shu ntago njya nkubeshya, abashu ndabashuhuje aho muherereye hose mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, aho mubasha kumva ikinyarwanda kuko ari ikinyarwanda dukoresha. Ndagira ngo tubiganireho byose, ibyiza ndetse bishingiye hano. Fata akanya gatoya ujye muri komenti ushyiriremo udutima mama Cyusa, papa Cyusa, ndetse ushyiriremo Cyusa na mushiki we umushyiriremo udutima Silive, ndetse nande ushyiriramo udutima Iribagiza, ndetse mama Kanyana nawe ntago tumwibagiwe na Kanyana nawe umushyigikire, bose ubashyiriremo udutima muri komenti umushu. Ndagira ngo ndatinze cyane kubera ko benshi bambwiye ko nzajya ndasa ku ntego, mu magambo makeya ni ibi ngibi mvugamo. Nanjye ndabakunda cyane abashumba, haye indabo zanyu kandi muri abantu b'agaciro, muri abantu b'abagabo. Mu minsi iri imbere nzajya nsoma na komenti zanyu njye mbavuga amazina mwiyumve, uzajya ureba ikiganiro kikarangira azajya yibonamo, ndetse twamusuhuje cyane. Iyi ni filimi Inzira y'Umusaraba turi kuganiraho, kuko iyi niyo cano ya kabiri ushobora gusangaho ibintu byizewe uvuye kuri ya cano ducishaho filimi. Murabizi neza abo dusangamo, murabizi neza sibyo abashu? Nizere ko agatebe wamaze kugatereka ahantu katari bugwe, ndagira ngo ugatereke neza twicare tuganire tuvuga ati ese we murakoze. Iyi filimi Inzira y'Umusaraba kuva yatangira hari abatangiranye nabo, nimba bahari nibavuga ati twaratangiranye, nimba we waragendeyemo hagati vuga ngo nanjye nazeyemo hagati. Gusa ndagira ngo utubwire ikintu waba warakuye mu iyi filimi, sibyo umushu? Jya mu iyi filimi umbwira ati njyewe hari ikintu nungutsemo. Ese niyihe nyigisho wakuyemo? Ni iki waba warakuyemo mu iyi filimi? Njye reka mbabwire ikintu nakuyemo ku giti cyanjye, urumva? Kuko nta muntu utiga, uko waba umeze kose uba umeze nk'uri kwiga. Njye nakuyemo ibijyanye na Rugema, cyane cyane niho nakuye ibintu nka biriya, yuko ndakwiye gushaka umuntu tutaziranye nk'uko nawe adakwiye kunshaka, ndetse nanize yuko kwa Rugema ndakwiye kugira umutima mubi. Ndetse nawe ushobora kuvuga icyo waba warakuye ku muryango wa Rugema, ndetse urumva ko umuntu abyara umwana akamubanguriramo imico itari myiza, nk'uko isimbi bamubanguriyemo imico itari myiza. Ndetse hari n'ibindi bintu nagiye mbona, njyewe nagiye nunguka, nawe ari byo byinshi wungutsemo. Nabonye ko urukundo rwa nyarwo rubaho, kandi umuntu akwiye gukunda uwo ashaka, nk'uko babanye mu bibi bakarara mu ishyamba kubera urukundo. Nabonye ko umuntu ugukunda ukwiye kumukunda, udakwiye kwirukankira ibintu, kuko ibintu buriya ntabwo ari byo bya mbere.
iyi filimi rero yanyigishije ibintu byinshi, yanyigishije kuba nagira neza ndetse birenze uko wowe ubitekereza. Iyi filimi rero ndabashimira babashije kuyitegura, ni abantu b'agaciro ndetse namwe muyikurikirana muri abantu b'agaciro. Impamvu tubemera ko muri abantu b'agaciro, iyo mugeze ku icano yacu mukora subscribe ndetse n'iracano Inyuro Film mugakora subscribe ku buryo mudushyigikira kubera ko bigaragara. Rero abakuyemo inyigisho turabashimira cyane kandi tuzahora tubashimira. Filimi ntabwo tuyikinira yuko ngo igenda igira ute, ushobora kuba wari umugome umeze nka Rugema ukabibona ugahinduka, umeze nka Nyirantambara ugahinduka, mana we, ibintu bigasubira icyo twita uburyohe kubera yuko ibintu byose aba ari byiza umushumu. Gusa ngenda bashimiye abantu mwese tuba twabanye, abantu mudahwema kudukorera sabu kuko buriya muri abantu b'agace. Iyo wifashe ugakora sabu nta mafaranga itwara. Please mbibutse ko subscribe nta mafaranga itwara, nta n'ikintu ikonsitinga kuri ntuze yawe ikura kuri ku ma megabayiti waguze. Ariko subscribe ni nko gukandira umuntu like. Buriya iyo ukanze subscribe uba ugira ngo ibiganiro ajya ashyiraho ujye ubibona mbere y'abandi, kubera ko iyo ubonye ibiganiro mbere y'abandi hari byinshi ushobora kumenya, hari byinshi ushobora gukuramo. Hano muri iki kiganiro sinzi neza ko buri wese atakuye make, we ushobora kuba wibutse icyo wungukiye ku iyi filimi ndetse n'undi ashobora kuba yungutse, utungutse ntawe ubaho. Kandi iyi filimi ntukayifate nk'aho ari iyo kwishima guseka, ifate nk'aho ari ishuri urimo ry'ubuzima, kuko ejo ibi byabaye kuri runaka nawe bizakubaho, ku buryo uzamenya uburyo ki uzabyitwaraho mu gihe uzaba uri mu bibazo. Rero yego bantu b'Imana ndabakunda, abantu muherereye mu Burundi ndabasuhuje cyane, abantu bari mu Rwanda ndabasuhuje, abantu bari Kongo ndabasuhuje, Uganda na Kenya, Tanzania mwese ndabasuhuje cyane. Njya mbabwira ati abashu mwagiye munyandikira kuri WhatsApp tukicatira ndetse tukanakora ibintu byinshi cyane tukanaganira. Nkababwira ngo mwampamagaye se basi mukansuhuza abashu, ntabwo muba mushaka no kuba mwasuhuza umuntu bakunda ubazanira ibintu byiza se abashu? Namwe sinzi ibyanyu ariko nzaba mbarirwa. Rero reka mbabwire ngo nimero yacu ni yayindi 0788 97 52 37 abashu. Bye.